Yesu ashimwe bene data muraho neza nanone bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'ibambe n'urukundo, tunejejwe n'umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe riratunganya rikaduhanira gukiranuka. Nyemera rero Mwuka wawe wera yende ku byo waduteguriye uyu munsi binyuze mu ijambo ryawe, abidusangize anadushoboze kandi gusohoza icyo ijambo ryawe riza kuba ridutumweho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turiga inyigisho yo kuba inshuti y'Imana. Uyu rero ni nawo munsi turi busorezeho iyo nyigisho, ariko kuba inshuti y'Imana mbifurije yuko biba iby'ubuzima bwose, ukayikunda ibihe byose. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, turasoma ibice 6 umurongo wa 10. Haranditse ngo kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga bera nanone mukaba mukibakorera. Imana itugirire neza. Aba bantu bari kuvugwa ni abantu bagize urukundo rudacogora. Mu Cyongereza bavuga to be consistent. Ni urukundo ruri consistent. Ngo ni urukundo berekanye ko bakoreraga bera kera mu bihe byashize, ariko bakabikora kuko bakunze Imana. Ngo urwo rukundo rero bakoreraga kera mu bihe byashize n'ubu ngubu baracyarufite, bagikomeje gukorera bera. Ibyo bintu babikoraga ngo berekane urukundo bakunze Imana. Si babikoraga gusa kugira ngo bamenyekane no kugira ngo biyereke abo bari kugirira neza, oya, ahubwo babikoraga kubw'urukundo bakunze Imana. Iyo bagiriraga neza abantu babikoraga kubw'urukundo bakunze Imana. Imana yashutse neza. Aba bantu bavugwa rero imbere mu mirongo ibanza y'iki gice cya 6 bavugamo ngo iby'ukuntu ngo abantu ngo baviriwe n'umucyo ariko bakagwa bakajya mu byaha, ngo bakongera gukora ibyaha, ngo bene abo biragorana ngo kuba bakongera kwihana. Harimo abantu nyine baba bararetse urukundo, bakundaga Imana, imirimo myiza bakoraga, ibyiza bakoraga bakabisimbuza gukora ibibi. Ngo abo bantu ngo baguye kandi barigeze kumenya umucyo, ngo kwihana kwabo kuragora. Ariko bageze hepfo gatoya batubwira yuko Imana inazirikana abantu bayikunze akaramata. Ntabwo izirikana gusa abakoze ibibi kugira ngo izabahane, no, ahubwo n'abakoze ibyiza irabazirikana. Bageze ku 10 rero Pawulo ashimira abo bene data bo bakomeje kugira urukundo bakundaga Imana, urukundo ruri consistent, urukundo rudacogora. Arangije arabashimira avuga ngo Imana ntishobora gukiranirwa ngo yibagirwe urukundo mwerekanye ko muyikunda. Iravuga ati urwo rukundo mwarwerekanye kera mugirira neza abantu b'Imana, ariko n'ubu ngubu ngo muracyarugira. Imana yashutugirire neza. Nakunze cyane kuko bano bantu batigeze bacogora ku rukundo bakundaga Imana. Ni urukundo rugihoraho, ni urukundo rutigeze rugabanuka, ni urukundo rutacogoye. Imana yashutugirire neza. Bene abo bantu rero batigeze bacogora, bahora bakunda Imana. Urukundo bakunda Imana ntirucogora, ahubwo rugahora rwiyongera. Bakayikunda bari mu buzima bwiza, bagera no mu buzima bubi bakayikunda bari mu buzima bubi buciriritse, ariko bagera no mu bwiza bagakomeza kuyikunda. Bakayikunda bari ahantu babasha kujya mu materaniro, bajya no mu bihugu byakura aho batabasha guterana bagakomeza kuyikunda. Bene abo bantu Imana nayo irabakunda. Bakayikunda bari mu buzima bwo ku ishuri, bava no ku ishuri bagakomeza kuyikunda, kuko hari abantu benshi cyane bakunda Imana bari muri wa munezero wo ku ishuri, bari muri ya makorari y'abaskolere y'abantu nyine burungano, ariko bajya mu buzima bwanze bakareka Imana. Abataracogoye rero ku rukundo bakundaga Imana bagakomeza kuyikunda, bene abo Imana nayo izirikana uburyo urwo rukundo bayikunda. Kandi hari n'indi nkuru nziza, Imana yiteguye kuzabana nabo mu gihugu cyo mu ijoro. Bakiraha ku isi ibana nabo muri byose, ariko kandi izanabimurira mu gihugu cyo mu ijoro. Hanyuma rero ntukabarirwe mu bantu baretse urukundo bakunda Imana, ahubwo Imana nigeza kugenzura izajye ubibona urukundo rwawe rutarigeze rucogora. Uyikunde uri mu buzima bwiza, ariko nibinahinduka bikaba bibi uzakomeza uyikunde. Uyikunde iki gihe udafite ikintu ufite, kuko wenda ashobora kurimo kunyumva wowe nta kintu ufite uri mu buzima bubi, ariko humura bizahinduka.
nibinahinduka rero uzakomeza uyikunde. Imana itugirire neza. Ukwiriye gukunda Imana ugenda n'amaguru, ariko wanagenda n'imodoka warayiguze, nubwo ugakomeza kuyikunda. Ukwiriye gukunda Imana uri mu bukode, wazagira n'inzu yawe nabwo ukazakomeza kuyikunda. Ukwiriye gukunda Imana uri mu ubwo buzima bupfundikanye, ariko wazaba n'umukire nabwo ukazakomeza kwikunda. Nawe uri kunyumva uri umukire, ukwiriye kuyikunda uri umukire, ariko kandi byanahinduka ugakena nabwo ugakomeza kuyikunda. Ntukabarirwe mu bantu bafite urukundo rwacogoye ku Mana, ahubwo Imana nigeza kugenda uzajya nawe uvuga ati uyu muntu ngo yigeze acogora ku rukundo yankunze. Murakoze cyane. Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe urukundo twerekanye ko tuyikunze. Yesu aduhana umugisha, ukomeze uyikunde akaramata, uba amahoro. Yesu aragukunda nawe.